ariko avuga neza atarimo aravuga kwa kundi. arimo aravuga neza nyine asaba n'imbabazi katazanongera kiranasohoka. Bitabwire rero rero ko umusaza yakoze ikiganiro ubwo rero murangizanye ibibazo mufitanye. Rero ati nanjye nta kindi kibazo bigana nimba icyakimbangamye ni ibiganiro nyine bigize ariko yaraje nambye ati ariko ngewe uri murandenganya kirama mbere yuko muri ibyo ngibyo naraje nanga warning ndababwira ni nyamuneka murekera aho ngaho enough is enough ibyo mwakoze nibyo murekera gukomeza guharabika ko ni mukomeza nzabakubita akanyafu yaranabivuze mu kiganiro kabisa umuntu yakoranye n'ikiganiro cy'ibyo nabyo bakabivuga noneho ngo bukeye bahita bongera nimba barumvaga nyine adashobora kugira ikintu bakoraho bahita bongera barabikora ibyo byamurakaje avuga ati abantu ngenda bahaye gasopo mbaha warning n'undi si barongeye barakomeje nubwo yese yifashisha nyine uburyo bushoboka ko YouTube nyine ikintu kikubangamiye urayiregera nubwo uyikubita urayiregera ati uyu muntu nyine yakoresheje igihangano cyane mu buryo butemewe cyangwa se ari kumbangamira bakahita bamukubita garo bakanamubwira ati kugira ivemo genda uganire n'uwo muntu mwiyunga ikibazo mufitanye mu gikemure tubone kuyikuramo. Aha ibyo bivaho Irene aragenda zikuramo ariko wibuke ko yari yakubise nyinshi ibiganiro byose yari yamuvuzeho nabi yazikubise. Pastor Claude mu gitondo arongera aramamagara avuga ati hari n'izindi zije ndavuga noke nazo nuvuga ko yari yakubise ibiganiro nyinshi ndaje mu magana mubwira bikuremo. Irene ndamubwira ni ari n'izindi zije ngo ya mana ngo kandi nazikuyemo namenye nireba zaje abantu ngo ntago ari ngesho ko ari abandi bantu namenye nireba ni wowe ariko nakubise ibiganiro byose yari yadukozeho ubwo abantu arizo ziri kukomeza ziza ariko nta ribi ndamufasha. Ahita anamwihamagarira aramubaza ati Pastor Claude ufitemo strike zingahe urukumva urukumva we byaramutunguye kuba ndi kumubwira ngo ari izindi zikirimo aravuga ati reka mwihamagarire kuko nyine wumva ngiye nyiri bwite ngiye zango ndi muri dashboard yanoza yiwe kugira ngo anamenye nimba ariko ko ari niziwe nawe ko wari wese yazigukubita uwo wose wavuze nawe yazigukubita anamenye nimba ari we ari ziwe azimukuriremo nibwo yataga amwihamagarira ufitemo strike zingahe kugira amenye nyine ngo azimukuriremo. Aha ikindi unambwire Bosco amamagare cyangwa njye muhamagare nawe nyine nzimukuriremo kurumva nyine iby'intambara ntabwo yarakibishaka. Pastor Claude noneho nawe nitumurenganye fungura umuryango mwana utamenya ibirahure nawe nitumurenganye kuko urumva nawe wicaye uzi ko waranije ikibazo n'umuntu ukajya kubona strike izindi zaje kandi uzi ko wamusabye imbabazi wakoze n'ikiganiro ukemera nk'umuntu w'umugabo ukagenda ukivuguruza ukubona ziraje uko rwose ushaka kwita bikurakaza. Rukumva nibyo nabwiraga na ejo nameti kurakara kuriya nyine nawe afite rezo urumva wowe nagasobanukira ibya YouTube wo umuntu mumaze kuvugana umukuremo strike agiye kubona n'izindi ziraje ntabwo yarasobanukiye ko cyaje wakubise nyinshi ntabwo uramurenganya muri kano kanya nyine wowe yabyumva byagomba kumurakaza. Ubwo nibwo nyine sasa yamubiraga tubwire na Bosco Pastor Claude wenyine ahubwo agira ngo za strike izindi kandi bari bavuganye ko zivuyemo bagira ngo n'izindi yasamo kubita ati wowe turavugana unguremo ibintu ukongera ukangubita n'izindi kumbi nizazi nijya mu kubita icyarimwe nyine zari zigarutse n'izindi nyine. Kandi urakoze nuko ikibazo cyabo cyagenze. None se uwo numwe none se Bosco Empire rero ngiye meruka tuvugana urukumva nabwo nyumva yaje kubareba barumva bose bakominikana nyine bavuga ko ibibazo bahuye nabyo baramubwira ko umuntu uri kubafasha ari ngewe araza kamarade arongera aramamagara aravuga ati na Bosco Empire nawe ashaka ko muvugana ndabandi ndapfuye nawe se urukumva uti nawe aramvugisha uti umusaza bimeze bite ati uburyo duhuyemo ntago ari byo nifuza ko tuzahuramo urukumva ndamya ni nari urumva nyine yasanga nk'umujya nyine ko tutagahuye duhujwe n'ibibazo nyine ndamya nari byo ndamya asobanura ikibazo afite ndamya noneho uko ako kaya mise nongera ngabwira nyine iki ndabona ko nanjye ndi gukoresha ubucuti bwanjye nyine nshaka ndi kubufatirana ku bukorera ubucuti dufite we yarafite iki kibazo nawe yarafite muri strike nk'iza Pastor Claude zingahe yarafite mu zingahe simbizi ngo yarafite mu zingahe ubwo yavuze ko nyine yambiye ko nawe nyine afite ikibazo nk'icya Pastor Claude ariko nazo zari simbizi nyine ngiye noneho ndamenya okay kuwa gatandatu bitegeka ikiganiro na Irene nitubona noneho nzabimubwira vis-a-vis kuko n'ibindi byari byabanje kugorana nzabimubwira vis-a-vis musobanurira nyine mu foromate nyine uko biri kose azabyumva I promise you ko nabyo bizava mu nzira ntari bi
kuwa gatandatu biragira Ernest Nsano yahise ajya mu nuza nimba ari Butare nimba ari hehe twabasha gukora ariko icyo gihe nanuza niyongeye kumamagara Bosco niyongeye kumamagara nyine nyuma nibwo nagiye kubona mbona nyine ibintu imihanda yahiye kuriya ariko ubu bigeze he? ubu ngubu ejo navugisha inama Pastor Claude ndamusobanura nyine mubwira ukuntu ibintu byagenze ko Irene yabanje kumugara avuga ati none se bigenze bite ko umuntu ndimo namufasha kugira mukuremo izo boro ntamone yarakaye bigenze bite ndamusobanura ariko nawe ramye nirumva nyine we Pastor Claude ntaga bisobanukiye ibintu bya YouTube wowe wazikwita icyarimo nyine amara no gusaba imbabazi biranamurangizanya n'ibibazo mufitanye urumva kugira ngo ahita abona izindi zije kano kanya yese agira ngo n'ubundi muntu mumaze gusaba imbabazi urakubita n'izindi Musi kurya direct nyine umwumve nawe naga bisobanukiye rega nanjye kano kanya uzi mu bise dusaba imbabazi ngo na mu gitondo haje izindi nshobora gukeka ko uri muranyinisha urukumva nati ngiye ariko namuhamagaye ngira ngo dukemure ibibazo ntabwo namuhamagaye ngira ngo mubyinire ku mubyeyi mama ngira ngo nyine nzimukuriremo kurumva wowe ntabwo uzi muri dashboard ye ngo afite imeze gute ngiye naramwihama urumva ko nateye n'intambwe ndamwihamagarira ndamuvugisha dufite muzingaye kugira ngo mbashe gukemura iki kibazo cyawe Damene rero nawe ntabwo yumvaga nyine kumubyimira ku mubyimba ntabwo byari bisobanukiwe okay mbasha kumuformata nyine birarangira mvugisha nyamagara Pastor Claude nawe ndamuganiriza ndamusobanurira nawe arabyumva aranambwira ati rega ibyaba byiza none ikintu kiba gisekeje kuri kamera abari kuri ya meza ariko inyuma ya kamera nyine bari undi muntu utandukanye nanone no arambwira ati kuri kamera ubona ari kuri ya meza ariko inyuma kuri telefone abatandukanye nanone abameze gute abari umugabo utuje kabisa muganira na discipline nyinshi cyane noneho ubwo baza ko twavanye amasaha hafi nk'isaha n'igice kabisa tukiri kuvugana urumva adafite discipline cyangwa se nta bintu bizima ari kuvuga ntabwo namuha uwo mwanya nanjye ubwo turavugana kubimwumvisha byose araciringa aravuga ati reka rero ikintu cyaba cyiza wangiye wazamuzana Irene tukabonana nyine akambwira ibyo namubangamiyeho nanjye ngasobanura wenda nkanasaba n'imizo mbabazi noneho turebana pana kuvuga ngo kuri telefone ngo cyangwa kuko niba baranavugana bareka bavugana icyo gihe nyine ibibazo bikarangira kuko isaha ejo niyo nanashaka mu muryango cyangwa ashake mu wanjye ashobora kuzashaka mu muryango w'umuntu turi inshuti cyangwa umusaza ndi inshuti nyine abantu bintu nimagirana abantu barahura ntabwo ari mpamvu nyine ngo turyane tugirane ibibazo n'iki byose none nabibazo rega bihari icyo nabadashaka ni ibyo ngibyo ndanamusobanura none se Pastor Claude wowe uri kuvuga ngo umuntu yakinye n'imbehe nyine nguriraho sibyo ariko wowe uribuka ko abo bana namwe mwarimo murakora ibyo biganiro nabo ari abana nyine iryo zina ribatunze iyo muri kuri serivya kuriya nyine nabo birabafecta nyine inyuma mwakigira bo n'imbehe bariraho ko nabo imbehe bariraho ni izina ryabo urukumva rero ko uvuga ngo umuntu ngo yakubise strike nawe nyine wamubanje umukubita strike nyine wamukubise strike yo kumusebereza izina naho gukubita strike yo kwitabara mu bundi buryo urukubona abantu bari kuvuga ngo kwihanira YouTube nyine kuntu bigenda nago wajya kurega umuntu muri leta ngo umuntu ngo bimeze gutya ngo leta ngenda babwira ati ibyo bintu byanyu nano twe tunabizi so YouTube ifite kuntu yatworohereje twebwe wowe iyo ugizanye ikibazo n'umuntu urayandikira ukavuga ko umuntu akubangamira bo ikintu bakora iyo basanze ko uri kugaragaza impamvu zifatika nano barega bakubita strike utagaragaje impamvu ifatika bo baracikinga bakabona ko ibintu uri kumurega uwo muntu nyine kuko ari ibyanyabyo umuntu yakubangamiye bajyayo bagasanga nibyo iyo batari byo ntabwo bayitera baracekinga kugaragaza impamvu uyu muntu ari kumaga muri buno buryo gutyo bagacekinga bagahita bamukubita igihano bakanamubwira ngo wandikire uwo muntu mukemurane ikibazo mufitanye nibwo turagukemura ikibazo cyawe so wowe uhita ushaka umuntu akandikira YouTube akayibwira ati akadeklarara nyine ati gukira bagatanga impamvu ziwe batamanyira bakandikira wa muntu agaragaje impamvu izi nizi hari ikibazo mu gifitanye bakaguriza nk'imisi 3 cyangwa se bagaza nk'imisi 3 cyangwa amasaha ni amasaha nashira cyane n'imisi 3 nishira utaragaragaza ko mufitanye ikibazo turayikuramo urukumva uyo iri umugome ukagumuka gigira ugatangaza impamvu bamukubita ni yakabira ahubwo yarebye nabi urukumva ariko iyo utongeye kugaragaza ko ari ikibazo mufitanye ukabyihorera bahita bayimukuriramo
nyirabyo nasobanuriraga none ejo pastor kuri bende ushobora kubona yaravuyemo ukagira ngo uwo muntu wa decline ni wabigukuriyemo nyamara YouTube nyine yabajije ikabaza Irene uko Irene nawe mubajije avuga ati mbonye bameze message ariko nago niko basubiza ni babona n'abasubije barahita bayimukuriramo buriya ari nayo ya mbere yabanje kuyitivamo hahita haza na za zindi zindi ndebe ni ngubu urimo urakora ibyo biganiro ukomeza kumurakaza ukagira ngo umuntu wabashe wa decline ni wayizigukuriyemo kandi isa n'ubundi barujya bakubita izo zindi zirimo ziraza noneho nimudekarara Irene akahita afunga umutwe akagumya akagaragaza impamvu ko zitari buvemo beraza kugenda bite ko ruba wamurakaje nibwo yahitaga avuga ati nta mpamvu rega z'ibyo byose ubundi se turi gufi iki twakwiyunze ukamuza nawe tukiyunga bikarangira so rero urumva ikintu kigambiriwe niba yaravuze ko bose agiye kuzibakuriramo nta bintu by'intambara ashaka nyine abona adashaka kurangiza umwaka nabi bose uko biri kose arimo ararwana nabyo bikuramo Amaji urakoze amagica muri gift gallery neza nese ikindi kintu nshaka kubaza ibyo ngibyo ngira ngo ubishizeho umucyo ikindi kintu nshaka kubaza ibintu bya Nyambo ntabwo bigeze bivugaho nta nicyo nshaka kubivugaho okay ariko numva ifite amakuru ngo uwo bavugaga ntabwo ari Nyambo ni ibyo bintu twarabiyarinze byaranarangiye Aisha Kiramani ngira urabyumvise warumeze neza zose Dumba umwaka ugiye kurangira intwererano yanjye utarayohereza Dumba ndayohereza vuba hano ndayohereza uretse ko nanjye ngiye ibaze ko ariyo mu rushiti yanjye utararumwerereye imyaka ikabishize 2 uzansebya kugeza ryari uzi ko ibyo bintu uzabusize kugeza igihe wese umwererano yanjye wallahi ni nyagwa nzaguca amande wallahi ewa uzi ko nsebeje imyaka 2 wallahi imyaka 2 irashize ibaze nyine nawe mu nshuti zanjye niyo muntu utaranwerereye ko mfite amafaranga Muyango yari yanyemereye reka ngende mubaze mubwira yakohereza Muyango se mubwira yaga y'amadeni ntago nyashaka mubwira ati gice cyane mu mufuka wawe ati gice cyane amafuko yose mba nyakoreye mwumvise ko Muyango wishura abantu bakamuvugira yanjye agiye kunyishura bakamuvugira ngo Muyango yishura abantu bakamuvugira ko yagiye kunyishura nuko gahunda ziba ikibazo se nimba abadashoboye kuvuga nabi yabikora ushatse kuvuga iki kigiki ngo nijye ushoboye kuvuga nabi nimba nyine ubishoboye nyine babikwishyurira ukabikora bajye bakwishyura ubikore ubwo nawe wihangiye umurimo ntabwo mvuga nabi navuze nabi ariko kira nshobora kuba mvuga nabi ntarakuvuga nabi ntukavuge nabi mwana ntacyo bifasha reka ntabwo mvuga nabi mvuga ahubwo hari ubwo njya mvuga nabi banshotoye ariko ibindi byose byinshi mujya mubona mba nakoze aba ari ugutebya urumva mba natebeje nta bidate nta bintu wa mugane mwese bari iki kuba mubibona uzajya ucunga niba mu gutebya kwawe nawe ubyangirikiramo nabyangirikiramo ujya ucunga niba mu gutebya kwawe nta muntu ubyangirikiramo reka ntawe wari wumva ko Dumba yakoze post umuntu arafungwa ashobora kudafungwa agakomereka mu bundi buryo oya kerekane umuntu ashobora kuba ameze gutyo ashobora kunyitwaza yaba ari Nyambo ese wamenye ko Rocky YouTube ye bayisibye iyo yazize iki Rocky Rocky YouTube ye yazize iki yavuyeho mwana ubu ngubu tugiye kuba mu irungu YouTube ya Rocky bayizije
YouTube yarokit bayizijisha ariko ntabwo bari bayikubise strike before, ntabwo yigeze abitubwira ukuntu gutyo, nigeze kora nuza bimeze gutyo. Erega ntago bose baza ngo bavuge ibintu.